yanze gukuramo inda kubera urukundo yakundaga umwana we, ariko umunsi wo kumwereka se yakuyemo igikomere atazigera yibagirwa mu buzima bwe bwose. Muraho neza nshuti zanjye, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose. Nguhaye ikaze wowe ukurikira channel Mama Zulu Official mu kiganiro cyacu inama y'ubuzima na Mama Zulu. Wicare nguhe inkuru, wiyumvire nawe, tange ibitekerezo. Iyi nkuru ngiye kubabwira ni y'umwana w'umukobwa wakoraga muri resitora, hanyuma aza kuhahurira n'umusore. Ntabwo mvuga amazina yabo, mu by'ukuri nzajya nirinda kuvuga amazina, mujye mwihangana kuko hari igihe umuntu ashobora kumva inkuru ye ariko iyo utavuze amazina nta rwaserera yakuzanaho. Mujye mwihangana rero, amazina ntabwo nzajya nyavuga, nzajya mbabwira inkuru numvise, hanyuma rero namwe mwikuriremo amasomo yanyu. Iyi ni inkuru y'umwana w'umukobwa wakoraga muri resitora, yari afite imyaka 22, abura gatoya kugira ngo agire 23. Hanyuma akaba ari umukobwa uzi kwijajabira, ushaka kugira ngo atere imbere, yiteze imbere, asaba akazi ko gukora muri resitora, na cyane ko yari yarize ibyo bintu bijyanye no guteka. Noneho agerayo akazi barakamuha, umwana w'umukobwa arakora ashaka kwiteza imbere. Muri iyo resitora uwo mwana w'umukobwa yari amaze igihe kinini cyane ahakora. Hanyuma aza kuhamenyanira n'umusore nawe w'umukire w'umuherwe rwose, iwabo bakize. Noneho baramenyana, barakundana, umusore akunda uwo mukobwa. Noneho rero haza kugera igihe, mbese kubera ko bakundanaga haje kugira igihe bararyamana. Mu kuryamana rero urumva bari bamaze igihe bakundana, barabanje, umuhungu yarabanje kumwitegereza, umukobwa bamusabye urukundo nawe ararutanga, barakundana muri make. Baza kugeza igihe rero bararyamana, umusore amutera inda. Mu kumutera inda umwana w'umukobwa arabyakira nyine ko yatwise, na cyane ko yakundaga uwo muhungu, yumvaga ko rwose kuba twise n'umuhungu namubwira iyo nkuru ari buyakire neza. Byaje kugera igihe yicaza umuhungu aramubwira ati uzi n'ikindi, ati uzi ko wanteye inda? Umusore ati reka, ati nyamuneka ndakwinginze iby'inda wibivuga, ati kuko iwacu baramutse bamenye ko naguteye inda. Urumva mbere na mbere inkuru y'umwana isubira inyuma, yaje kumupresenta iwabo bamenya iwabo, nyine iwabo umukobwa baramumenya, bamenya ko iwabo batishoboye, hari abantu b'abakene bibereye aho ngaho. Umwana w'umukobwa aje kwishakira akazi i Kigali, ariko iwabo w'umuhungu baramubwira bati ntabwo uzashaka uriya mukobwa nubwo mukundana, gerageza iby'urukundo bishyire hasi, ntabwo tuzemera gushyingira mu muryango ukennye. Komana birababaje. Noneho mu kumutera inda, ngarutse nyine kuri uwo munsi yamubwiye ko yateye inda, aramubwira ati, umuhungu aramubwira ati reka nkubwire sheri, ntabwo bishoboka iyo nda, niba uzi ubwenge ugerageze uyikuremo, kuko iwacu baramutse bamenye ko naguteye inda ntabwo ryarema, kuko ntibifuza ko ngushaka ngo kuko iwanyu mutishoboye. Yego ngenda gukunda, wenda nakomeje kurwaza mvuga nti hari igihe bazagukunda, ariko kuva hajemo inda ntabwo ibyo byo bishobotse, ntabwo nshobora kugutwara, rwose wihangane. Umukobwa ati nibyo. Arababara cyane, umwana w'umukobwa arabara ati okay nta kibazo. Umuhungu aramwinginga ngo amuhe amafaranga ajye gukuramo inda. Umukobwa aravuga ati ndanjye sinshobora kuyikuramo kuko uyu mwana ntwite n'umugisha, hanyuma ngiye kuyikuramo se icyo cyaha naba nkoze, nzagira icyaha cyo gusambana, ngire n'icyaha cyo gukuramo inda, ngire icyaha cyo kwica, ubwo se urumva kuko Imana yazambabarira? Abwira uwo muhungu ati no, ntabwo iyi nda ngomba kuyikuramo, umwana wanjye azabeho uko Imana ibishaka. Umukobwa arwana no gutwita iyo nda, arakora, ugakomeza akora muri iyo resitora, imbaraga ziza kuba nkeya, aza kuvamo. Wa muhungu ahise acika muri iyo resitora, nawe ntiyongera kuharya, ukumva ukuntu ibintu bibabaje, ntiyongera kuhaza kugira ngo atongera guhura n'uwo mukobwa akamubwira iby'inshingano n'ibiki byose, cyangwa se wenda no gukomeza kumwereka ko amukunze n'ibiki. Umukobwa aramubwira ati nta kibazo, byihorere, umwana wanjye nzamwimenyera, hamwe n'Imana, ni jyewe n'Imana n'umwana wanjye. Aramwihorera. Niyo resitora umuhungu ahise ayicikamo.
umukobwa arakomeza arihangana, arakora, arakomeza arwana n'imbaraga, arakora na waba ubujyahabi bwo kuba umuntu atwite n'isesemi n'imbeho no gucika intege, akomeza arwana nabyo. Ariko noneho bosi we aza kubibona yuko umwana w'umukobwa yahindutse. Umukobwa aramwicaza, amubwiza ukuri, amubwiza ati bosi, ni ukuri nkubwiza ukuri, ndatwite kandi ndacyifuza gukora, imbaraga rwose ndakomeza ndwane nabyo, kuzageza igihe wenda nenda kubyara nibwo muzampa konji kugira ngo nanjye njye kubyara, hanyuma nyuma yo kubyara munyemerere nzagaruke mu kazi. Kubera ko rero uwo mubosi we bari bamaranye igihe amukorera, yanze kugira gute kumwirukana, nawe amubera umubyeyi rwose, amubera imfura, arangije amwemerera yuko agomba kuguma aho ngaho agakora. Mbaza ngo byaje kugenda bite rero? Byaje kugera igihe asaba konji, koko yananiwe cyane agiye kubyara. Umwana w'umukobwa yiyemeza kujya ahantu kure aho uriya muhungu atazanahura nawe mu nzira. Aravuga ati byanga bikunda sinshaka ko azambona meze ukuntu yifuza nyine kutari kwiza, ariko ngewe nzemera mparanira umwana wanjye kuzageza igihe mubyariye. Ikintu cyakurikiyeho rero, umwana w'umukobwa yagiye ahantu kure ya Kigali aho atazongera guhurira n'uriya muhungu. Aragenda arabyara, umwana aramubyara neza, umwana w'umuhungu mwiza cyane, aramurera, afata inshingano zo kurera umwana nk'umufiyemeri, aramurera. Arangije rero noneho rero anagaruka muri ka kazi, yamusize iwabo agaruka muri ka kazi. Noneho Sebahungu yagize gutyo, umukobwa ngo ari mu mujyi wa Kigali arimo agenda, agiye kubonabona akubitanye na wa muhungu, barakubitana gutya. Nyuma y'imyaka 5, Silvopre umwana afite imyaka 5, barakubitana. Aramusuhuza ati imyaka myinshi, ati kana, nanze kuvuga izina, ati kana, ati uraho, none se warabyaye? Umukobwa aramubwira ati ngiye narabyaye, mfite umwana mwiza cyane rwose, umwana wanjye agize imyaka 5, ameze neza, nta kibazo mfite, nasubiye mu kazi, nta kibazo. Noneho umuhungu aramwinginga ati wambabariye ukazamuza n'umwana wanjye koko ukazamunyereka, nkazanamujyana n'iwacu nkamubereka. Kombe umuhungu nawe yaragiye ararongora, ashaka uwundi mugore, yewe aranabyara. Urumva muri iyo myaka uwo muhungu niba yarahise arongora icyo gihe, ibyo byo ntabwo nabikurikiranye ngo mbaze igihe yarongoreye n'ibiki byose. Igikuru nuko yagize gute, nawe yabyaye, yarongoye undi mugore, hanyuma arabyara. Uwo mugore iwabo baramwemera, babyarana umwana w'umuhungu, nawe iwabo nyine baramwemera, kuko uwo mukobwa nyine uwo mugore ngo yari yifashije. Nuko ari umubu wanzonze. Nuko noneho rero birangije, umubu sorry umubu wantesheje umutwe hano. Urumva, nuko amusaba kugira ngo bajye iwabo, ajye kunyene ngo amwereke uwo mwana we, narangiza amujyane iwabo abereke umwuzukuru. Umukobwa rwose yamubereye imfura pe, arishima, aravuga ati ibyo byose umwana wanjye agiye kumenya se, kuko nta mwana utagira se. Ubwo se yifuje yuko amubona, anamumenya, akanamujyana iwabo akamubereka. Ibyo umukobwa yumva ko bishimishije rwose, nubwo urumva we yumvaga ko yagize uruhare mu kurera umwana we kandi agikomeje kumurera nta kibazo afite, ariko nibura amenye se, amenye naho se akomoka, kwa ba nyirakuru cyangwa kwa ba sekuru. Nuko bapanze umwanya wo guhura. Wa mwana w'umuhungu akana ke k'imyaka 5, nyina aragenda arakabwira ati, akahamagara mu izina ati rero ndashaka kuza kujyana kwa papa, sibyo? Ndashaka kuza kujyana kwa papa umunsi uyu n'uyu, papa warashaka kukureba, niwabo papa wawe kwa tate ati barashaka kukureba. Hanyuma rero nyine abwira ko kabebe k'imyaka 5, ye numva kari gakuza, akana burya kavukiye no muri ubwo buzima kaba kifitiye n'ubwenge ukuntu. Akana karishima ngo urakuze mama, ngo kuba ugiye kunyereka papa. Nuko baragiye rwose, barahuye, bajyanye iwabo. Ngo bagere iwabo, umuhungu ati babyeyi, naje kubereka umwana, umwuzukuru wanyu, uyu ni wa mwana nabyaranye na wa mukobwa, dore rwose nguyu, nagira ngo mubereke. Ngo nyina arihanukira, cyo koramana, uruzibe byaravuzwe n'uwundi utari nyina, ariko ababyeyi, hariho ababyeyi gito muri iyi si. Arangije aramubwira ati ese urabizi kana, nanjye kuvuga izina, urabizi kana, umwuzukuru nzi n'uyu nguyu, amuvuga izina nyine uwo mwana wundi yabyaye. Ngo uyu nguyu ngo ntabwo nzi, ngo ntabwo ari umwuzukuru wacu. Umwana w'umukobwa yabitaye mu gutwi, yarababaye, arabyumva, arababara. Noneho akana kahita kayibona ko mama babaye, ati mama
kubera iki urimo kuvuga ngo ntabwo ndi umwana wa papa, ni ukubera iki? Nyina yahise afata akaboko umwana, baribusanya neza, basohoka aho ngaho muri icyo gipangu barigendera. Nyina yahakuye igikomere gikomeye cyane, byamuviriyemo ingaruka byo kuvuga ngo ntazibeshya ngo ashake umuntu w'umugabo, kuko abagabo bose yabafashe kimwe ko ari abagome. Mwa bantu mwe, reka mbabwire, birababaje cyane, simfite n'ukuntu nabisobanura. Iyi nkuru maze kuyumva njye narababaye, numva mbuze n'ukuntu mbyitwaramo. Ndavuga nti nzaza mbibwira abantu bakunzi banjye, umuntu wese uri bwumve iki kiganiro ambabarira, agira ikintu abivugaho, agira inama, agira icyo abwira uyu muhungu wihakanye inda y'umukobwa, kurinda aho abyaye umwana akagenda akarerwa imyaka 5 yose atazi umwana aho hari. Agire n'ubutumwa ahereza uyu mubyeyi wihakanye umwuzukuru, ngo umwuzukuru tuzi n'uyu nguyu. Mugire icyo mubwira ababyeyi bo muri iyi minsi, mugire icyo ngiye kuvuga. Nongeraho mvuga nkumva ndarushye, nkeneye namwe ibitekerezo byanyu kugira ngo tubwire abantu, tubwire abahungu muri iyi minsi, tubwire ababyeyi bo muri iyi minsi, ababyeyi gito, tugire abo dushima, tugire n'abo tugaya, kandi tubahe n'ibitekerezo, tubagire n'inama. Iyi nkuru ni ukuri ko Imana yarambabaje, kwihakana umwana wabyaye amaraso yawe, wanamugeza ku babyeyi. Reka mbabwire, ndumva ntakomeza n'iyi nkuru. Mumbare mutange ibitekerezo byanyu muri comment, mugire ikintu mubivugaho, kuko ngiye iyi nkuru rwose ndumva ntanakomeza no kuyivuga kuko irababaje cyane. Mwakoze mwe mwabanye nanjye muri iki kiganiro inama y'ubuzima na Mama Zulu. Imana ibahe umugisha. Reka mbabwire ngo bye bye, naho ubutaha mu zindi nkuru nzajya mbazanira. Bye. Wibuke gukora like, comment, ndetse utarakoze subscribe ayikore, nuragiza unasangiza iki kiganiro abandi, kugira ngo twumve ibitekerezo, mugire ikintu mubwira aba babyeyi, mugire ikintu mubwira n'uyu muhungu, ndetse mugire n'amagambo meza yo gushimira umwana w'umukobwa wanze gukuramo inda, akemera kwirerera umwana we, na nuba akimurera kugeza aho umwana agize imyaka mikuru rwose. Umwana ageze mu myaka igera nko mu 8 gutyo. Urumva ko yagerageje rwose kurera. Urumva rero iyi nkuru yarayimbwiye, ndavuga nti ngomba nanjye kuza nkabibabwira. Ngayo nguko, bye bye.